ina envelope irimo ibihumbi 200. Ibihumbi 200 rero igitumye mbihaye Valence mwabantu mwe Valence birimo kwanga arifuza rero ko byibuze iri nibuye nshinze nawe ufite ikindi kintu wamukorera wakimukorera. Uvuga ngo utegereje umuntu uri bukugirire neza ntago ari ibintu biba byoroshye. Icyifuzo rero mba mfite ndashaka kugira ngo mbone byibura nk'ahantu nakwicara mfite icyo ndi gukora ngewe ubwanjye ndi kugikora nategereje aho gutegereza umuntu ngo azangire neza ahubwo azampahira anteze imbere. Yego aho gutegereza uraguha ahubwo aguhe nawe umuhaye cyangwa muhe n'umurimo ahubwo kubera ko mfite icyo ngezeho. Ufite icyo ugezeho. Wanjye ubu yaramaze iminsi arwaye amurwara isukari ariko mbona impamvu arwara isukari nyinshi ni stress y'urugo ari gutekerereza urugo kenshi ariko mana ubwo mbonye mashini ndi kwiga turenda kurangiza nzagenda nkore sinzajya mbura wenda isukari nyure dufatanye kandi ngashimira Pst Mutesi mana nukuri Imana baho umugisha. Ndahangaha mu rugo rw'umukunzi wanjye muramuzi mwese. Iyi ni inshuti yanjye n'umuhungu wanjye n'umuvandimwe ni byinshi muri uyu muryango ndisanga nk'umubyeyi ariko utaje gusanza ibyo asanze. Hanyuma rero ndashima Imana ndashimira ubukwe bwa Valence wamuhamagaye akamuha 1000 yabo wavuze ngo ndashima Imana yabo wampaye 1000 Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turashima Imana ku bukwe Imana yakoze, turashima Imana kuri uyu muryango n'umuryango w'umugabo n'umugore n'abana 3. Hanyuma ikintu gituma nyine turaha ni ya gahunda yacu yo kugira neza. Murabibona umutwe w'urugo cyangwa se uwakabaye ahagarariye urugo, murabona ko abana n'ubumuga bwo kutagenda nyine yabahaye ubuhamya ko ari uko byamumereye ariko atari ko yavutse. Yakaba yifuza kumera nkuko nawe umeze, kugenda nkuko ugenda, guhaha nkuko uhaha, ariko nyine ntago byakunze. Hanyuma rero ndi kumwe n'umuntu uri aha ngaha twazanye witwa Clarisse. Clarisse, turakwakiriye muri gira neza. Asante. Clarisse rero
ndagira ngo abanze abibwire aho aturuka. Ni umukobwa mwiza cyane, nubwo ari umudamu ndamwita umukobwa. Afite umutima wagutse wo gukorera Imana, afite umutima wagutse wo gukunda abantu, afite ibikorwa byiza byo gukorera Imana mu buryo dushobora kubihuza tukagura ubwami bw'Imana. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ndagira ngo usuhuze abatwumva n'abacu bose. Murakoze cyane Pastor. Imana ishimwe kuko iducira inzira yo kugera hano no kuza hano, ntabwo ari ibintu biba byoroshe. Rero ndagira ngo mbibwire bakunzi ba Clarisse TV show, nitwa Clarisse Niyibizi, nkaba mvuye mu gihugu cya Kenya, Nairobi niho ntuye, ndetse nkaba ndi umumama w'abana 2. Rero nkaba nishimiye kubana na Pastor kubw'igikorwa afite, nanjye nico Imana yanshyize ku mutima, igikorwa cyo kugira neza. Rero kuba twahuje nawe amaboko ndetse n'umugambi ni ibintu nshimiye Imana. Murakoze. Karari, ubusanzwe mu bijyanye n'umurimo w'Imana ukora iki? Mu bijyanye n'umurimo w'Imana nkora, ndi umuhanzi muri indirimbo z'Imana, ndetse nkakora n'ikiganiro no guhimbaza ibikorwa, kuko nasobanukirwa koko ubuhanzi bwonyine ngiye ku giti cyanjye butampagije, ahubwo ndavuga ngo hari n'ikindi kintu akora kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kibe kizamurwe. Murakoze. Kuba uri ahangaha uri kumwe na Pastor Mutesi, mwamenyanye mute? Mwamenyaniye? Pastor Mutesi rero ukuntu twamenyanye ni inzira ndende, niko nabivuga. Pastor Mutesi namumenye kuri TV ye Gira Neza, bitewe n'ibikorwa nabonye akora, mpita mbona bijyanye n'iyerekwa nanjye mfite natangije ryo kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Nkomeza numva ndamukunze, ndetse hari n'igihe yaje muri Kenya mubonaho gutya gusa, ariko sinagirirwa amahirwe yo kwicarana nawe. Rero kuba nagiriye amahirwe yo kuza i Kigali, numvise yuko ntava hano ntabonanye nawe, nkora ibishoboka byose, shaka nimero ye, aranyemerera nk'umubyeyi, yemerera kumbera umwana, niyemera kumbera umubyeyi, mbonana nawe. Rero niko kuko ndi kumwe nawe. Murakoze cyane. Amen, amen. Imana imigisha mwinshi cyane. Niki wabwira? Ntabwo usohokanye muri inyenyeri 5, aba ngusohokanye ahangaha mu bantu baciye bugufi. Niki biguhaye, niki bikubwiye, niye message biguhaye ku buryo ushobora gusangiza abavandimwe bari muri Kenya, abari ku isi yose, abagukurikiye? Niki? Ni byinshi navuga kuko ndi kumva byandenze kubona nahuye na Pastor Mutesi ahantu noneho duhuriye, nkabona ari ahantu hameze gutya, namwe mwahabonye bakunze ikiganiro cyangwa Gira Neza. Ikintu nababwiye byanejeje cyane kwisanga muri uyu muryango. Byari kuba wenda nari kwishimiye mvuga ngo banjyanye muri Marriott, ariko kwishima cyane birushijeho, numva mfite ishimwe ku mutima wanjye, nuko nahure na Pastor Mutesi, ngahura nawe ahantu nkaha mu gikorwa cyiza cy'urukundo. Imana yo mu ijuru ikomeze kwagure kandi kuba umugisha. Bakunzi bacu turabakunda, nicyo nababwira. Imana ibahe umutima mwiza nk'uwo Pastor wacu afite. Urakoze cyane. Afite amakuru yawe ko muri Kenya ujya ugira gutya. Ibikorwa bya Clarisse biracyari bitoya, wamutera inkunga, wamufasha akagera kuri ba bantu ashaka kugeraho. Iyo umuntu afite umutima wo kugira neza, aruhuka ari uko agize neza. Mfite amakuru y'uko rero hari abantu ujya ugeraho muri Kenya boroheje, ukabagera hano kantu gato ariko ukabageraho. Nanjye umunsi nagusuye uzanjyanayo, uzansohokanayo cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma abo bantu rero uzakomeza ubagereho, ni byiza. Biroroshye cyane iyo umuntu afite umutima wo kugira neza, Imana imuha inkunga ikomeye cyane, ikamubwira ngo akira ngo utume. Hanyuma umuntu akeneye ibiganiro byawe, umuntu akeneye kureba ibyo ukora, umuntu akeneye kugufasha, umuntu akeneye yabirebera he? Nimero yawe ya telefone n'ibindi umuntu yakubariza mu gikari. Ukeneye ibiganiro byanjye n'ubundi yarya kuri channel yanjye Clarisse TV show,
mbere yari Clarisse nibizi ariko bitewe n'ibikorwa numva ndishaka kwagura muri njyewe niyo mpamvu nahinduye Clarisse TV show. Niho wabisanga. Nimero yanjye yo kuri WhatsApp ni +254 700 49 91 62. Ya hano mu Rwanda ni 079 20 13 14. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, n'undi wayikenera yaca mu gikara akayimbaza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero murabibona ndi hano ku muhungu wanjye, nje nta kintu mfite cyo kwikorera kindi kirenze na envelope. Umuhungu wanjye arakuze, ni umugabo, ni urugo rw'umugabo, ni gake cyane umuntu apfa kuruhahira. Ubwo rero mu izina ryagira neza twavuze ngo, cyangwa se ry'umuryango bagira neza, twavuze ngo tubagereho, nitumara kubageraho tubahereze inamvelope. Inamvelope irimo 200,000. 200,000 rero igitumye mbihaye Valence, mwabantu mwe, Valence birimo kwanga. Arifuza rero ko byibuze iri nibuye nshinze, nawe ufite ikindi kintu wamukorera wakimukorera. Ndagira ngo muhe iminota nk'itatu abashe kuvuga, abashe gusobanura ikintu yumva akeneye, ubufasha yumva yabona, duhereye kuri ibi 200,000 kugira ngo byibuze madame abe yabona imashini adode kuko arimo ariga kudoda, cyangwa se Valence abe yabona ikintu akora. Murabizi ko bitoroshye hano mu mujyi wa Kigali, abantu iyo bari ku muhanda bari bajyana mu bigo ngororamuco, barimo barabatwara bakajya kubigisha, mbese ntabwo byoroshye. Ndagira ngo mu minota 3 yivugire n'umuntu w'umugabo. Ubundi ndabizi neza ko umuntu ufite umutima wo kuzirikana abandi ntabwo bisaba ko tuvuza inzogera. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane kandi turagushimiye mbere na mbere. Iryo buyuteye rwose ni byiza cyane, turariheraho twiyubaka. Amen. Mbere na mbere ubivuze neza, imashini ubu ndakeka yo yabonetse. Ubu yo yabonetse rwose. Imana ibamwe icyubahiro. Naho njyewe urabibona hano mu rugo nk'uko wabivuze, ni njyewe nyine byose bireba. Ndabyuka nkajya gushakisha. Urabona uyu mwana ariga, ndiwe ni mukuru, yiga mu ntara, ntabwo ahari hano. Ubwo rero kuba wafata inshingano zo kwiga uvuga ngo utegereje umuntu uri bukugirire neza, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Icyifuzo rero mba mfite, mbashaka kugira ngo mbone byibura nk'ahantu nakwicara mfite icyo ndi gukora. Ngewe ubwanjye ndi kugikora, nategereje aho gutegereza umuntu ngo azangire neza, ahubwo azampahira anteze imbere. Yego. Aho gutegereza uraguha, ahubwo aguhe nawe umuhaye. Cyangwa muhe n'umurimo ahubwo, kubera ko mfite icyo ngezeho. Ufite icyo ugezeho. Nibyo. Ni imitekerereze yagutse. Mu by'ukuri rwose nta kindi nsaba, ni ukuba nabona ikintu nashora nkakora. Igishoro wifuza byibuze kugira ngo ube wava ku muhanda, ugende, ube wava mu rugo, ugende ujye gukora akazi, tugenekereje uba wumva gihagaze nk'angahe? Biragoye ukurikije imikorere y'i Kigali. Ni iki wumva wakora? Byibura ari nk'akabutike, kuko ibintu bisaba kwirukankana ntibyakunda. Babisaba ukicaramo ugakora. Uko biri kose ugenekereje n'ukuntu ibintu byahenze, ubonye nka 1,000,000 byaba bihagije. Murabyumva ko amadolari 1,000,000, 1,000,000, amayero 1,000 yamufasha kuva mu rugo akajya gukorera umuryango. Nakora rwose pe. 10,000 byawe, 5 byawe, 50 byawe, 100 ryawe, 200 byafasha Valence akava mu rugo akajya gukorera umuryango. Vale, aba bantu baguteza amatwi bashobora kukubonera ubufasha, kandi ukazamfasha ukambwira uti
wowe ukajya umbwira uti byibuze bigeza aha uzambera imfura. Hari abo tujya dufasha nashyiraho nimero ye nk'uko bikarangira atanambwira ko ari n'igihumbi bamuhaye, agira ngo abantu ntacyo bamumare, kandi abantu bari kugenda banyereka mu gikari uko bamufashije. So rero abagira neza bashobora kuvuga ati dukore urubuga tuyuzuze iyo miliyoni uzayimushyire, cyangwa se tuyimunyuzeho niyuzura azakubwira, tanga se tumuhe na miliyoni 10, tumuhe n'5, tumukorera iki. Buri wese aba yumva afite icyo yakumarira. Tanga nimero yawe. Ibitari kure tutarageraho. Buriya ubushize twakoze ubukwe bwiza cyane murabibonye. Yego. Kandi niweho byaturutse. Cyubahiro n'ikimana no. Urumva? Bose kugira ngo bigende neza, hari abashatse no kubivangira ngo bipfe, ariko bitewe n'igikorwa wari wankoreye abavandimwe barabyitabiriye bigenda neza. Amen, amen. Nukuri ndabashimiye, mwarakoze, umutima wanjye waraneze. Jewe icyo nicyo kinezeza umutima wawe. Barabikoze rwose bigenda neza. Hanyuma rero wabaha nimero, nubundi nge nawe tuba contacte, tuzajya tuvugana. Umuntu nakunyuraho azajya ambwira ati nageze kuri Valence, cyangwa se nanjye anyure wakubwira ati nageze kuri Mutesi, dukusanye turebe byibuze iyo miliyoni, guhera kuri miliyoni kuzamuka biboneke. Uyu mugabo mugenzi wawe utarabonye ububasha n'ubushobozi bwo kuba yicaye aho wicaye, kuba yakora ukuri gukora, ngo acuruze nk'ukuri gucuruza, agenda ibihugu nk'uko bigenda, arimo aragira ngo umufate ukuboko abone igishoro ave mu rugo, yicara ahantu nawe acuruze, yahera kuri miliyoni yakora. Kubw'umutima utabara, kubw'umutima ugira neza wabikora. Ngewe ndaha nk'umuvugizi, kuko nabashe kuvuga ngo abantu benshi bumve, basi ndimo abantu benshi nanjye ngira abo navugira, kandi ndabashimira ko munyumva mukabageraho. Rero nguyu ari imbere yawe, imashini ya madamu gira neza irayiguze. Gira neza irayiguze imashini ya madamu. Ariko hirya yagira neza nawe wahereza umutware igishoro akajya gukora. Imana ibaha umugisha. Abantu ndabizi mufite umutima, ndabizi murumva, ndabizi bizakunda kandi bizatungana. Watanga nimero ya telefone kugira ngo umuntu abashe kuba yakubaza, ndetse n'umugabo mugenzi wawe mubashe kuba mwaganira. Umuntu aba yaca mu gikari mukavugana, watanga nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni 0788 77 36 28. Nayisubiramo. Yego. 0788 77 36 28. Amen. Imana igumugisha mwinshi cyane. Murakoze. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimukunda babakunda muzahembwa iki, nimuhababaha muzahembwa iki, nufasha uwagufasha uzahembwa iki. Ko n'abapagana ariko babigenza. Kunda nyako, gutanga nyako, nuguha umuntu udafite ubushobozi, nuguha warenzeho byibuze umwifuriza ko ashobora kwicara aho wicaye. Mwampera microphone madame, tukabasha kugira ikintu abwira abantu. Shimira abantu ko batashye ubukwe. Ikindi kuba mashine ibonetse, ukaba ugiye kurangiza kwiga kudoda, ubonye imashini, sinzi icyo wabivugaho. Nawe nguhaye umunota umwe kugira ngo dusoze, kuko turakomeje tugiye no gusura abandi. Murakoze cyane. Ngiye muri make iyo nishimye cyane ntago guseka, ahubwo ndarira, ariko nyine Imana irabikoze, kuko nge mbega iyo mbona byarangiye byanyobeye, akenshi n'ukuri n'ibisubizo mbona bije. Amen. Yego, si ntago n'umukristo cyane, ariko Imana ngenda yibona buri munsi iradukunda. Umugabo wanjye ubu yaramaze iminsi arwaye amurwara isukari, ariko mbona impamvu arwara isukari nyinshi ni stress y'urugo, ari gutekerereza urugo kenshi. Ariko Mana, ubwo mbonye imashini ndi kwiga, turenda kurangiza, nzagenda nkore, sinzajya mbura wenda isukari nyure, dufatanye. Kandi ngashimira Pst Mutesi. Mana, nukuri Imana ibaha umugisha. Munyemereye gato, hari umuntu nashimira umutantine wacu witwa Clementina, yadufashaga nawe, ariko nawe ararwaye, yasubiye hanze, ariko nawe ni umubyeyi dukunda. Hamwe namwe
ni ukuri Imana ikomeze kuduhana umugisha. Imana iradukunda twese. Imana urugwira rukunda kandi izaduteza imbere, ndabizi cyane. Itwagure mbega muri make. Imana ukomeze uduhana umugisha. Murakoze. Amen, amen. Pastor ataravuga, ndashaka kuguha ijambo, ndashaka kuguha umunota umwe ugira ikintu ubwira uyu muryango. Urabona hari umumama wicaye utuje utavuga, ntago akunda kamera, ariko Imana imuha umugisha. Niwe utuzanye muri iriya modoka, ni umukristo, asengera kwa wa mu apotre mujya mwumva w'umumama witwa Apostle Mignone. Uriya ni hasengera. Urumva rero nubwo Mignone atagera aha, ariko abo yatoje baba badufashije kuhagera. Niba umumama nk'uriya ashobora gufata imodoka ye nziza nk'iriya akavuga ngo tuyigendemo tujye gusura abababaye, Imana ibikwiriye kumuha umugisha. Akaba umuvandimwe rero wa Clarisse. Urumva Clarisse nawe yatuvunnye amaguru nkagira neza, turafatanya badufasha kugera ahangaha. Hanyuma Clarisse, mu ijambo ry'umunota umwe ni iki wabwira ino famiye? Urumva wababwira iki ko babonye ukabona bakundana? Urumva wababwira iki? Ni iki ufite ku mutima ngo uhaye umunota umwe? Icyo mfite ku mutima nabwira iyi famiye ni uko yakomera kuri Yesu, ikagira inshuti cyane Yesu, kuko niwe inshuti iruta izindi inshuti zose. Amen. Kuko no kugira ngo nibi bikoreke n'imbaraga za Yesu. Haleluya. Ni ugukomera kwayo. Muyikomeze, niyo wiyambaza ikabasha kukumva, then igaca mu bakozi b'Imana. Rero kubwo gira neza iguze mashini, nanjye nka Clarisse TV show, nanjye kuri amafaranga pastor atanze ngiye kohereza 3,000 kuri mobile money, azagure ibi badodesha harya ni indodo. Azagura indodo. Murakoze cyane, ndabakunda kandi nishimiye nanjye kubabona. Mba muri Kenya, uko nzajya nshobozwa nzajya mvugana na pastor. Murakoze. Yego, urakoze cyane Clarisse. Mwamwumvishe ko ari uwo mu bacu, mu wacu. Ngwino sheri, ngwino ngaho icara, nta kibazo, icara. Clarisse mwamwumvishe rero, ni uwo mu bacu, ni uwacu cyane. Imana imuha umugisha mwinshi cyane, ndamukunda. Nugerayo uzansuhurize ya famiye yanyambitse ikanzu nziza cyane. Uzayisuhurize. Abanyamurenge banyambitse ikanzu nziza cyane, na n'ubu ndayireba nkongera nkavuga. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero mwabyumvishe, 3 byagura indodo. Ubwo abahaye message ikomeye, gutanga no kwigomwa, so gusagura. Kandi umuntu atanga ibyo afite, ntawe utanga ibyo azagira. Ibyo uzagira burya bihari n'ibyo ufite. Ndagira ngo rero tubasabire umugisha, dusaba amahoro muri uru rugo. Ijambo riravuga ngo aho muzagera bakabakira, ngo muzatura amahoro. Ngiyo nzu niba mu munyamahoro, amahoro azahasigara, ngo natabamo amahoro azabakurikira. Iyi nzu rero irimo abanyamahoro, amahoro tugiye kwatura arahaguma kandi arahasigara. Ndabizi neza ko Imana irakora imirimo n'ibitangaza. Ndabizi neza ko abantu bumva kandi bagakora. Reka twatura ijambo ry'umugisha. Mubyeyi, twatura ijambo ry'umugisha. Muhumure, Imana irahari kubahindurira amateka. Mukazana wanjye ikomere. Warakoze gukunda umuhungu wanjye yarakoze kugukunda. Urwana ishyaka rikomeye cyane. Urukundo wagize Imana izaruguhembera. Kandi kuri mwebwe hari ibimenyetso byo gukomera. Ndabizi ko mu gihe gito cyane muraza kuba mumperekeza, tugiye kugirira neza abantu. Hari ahandi hantu ndimo mbareba, hari ahantu ndimo mbarebera, hari ishusho yindi ndimo mbareberamo. Imana yaduhaye Yesu, ntago yabura kumuduhana n'ibindi byose. Muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo inshuti n'abavandimwe. Ku musaraba Yesu yatanze umuryango. Niyo mpamvu ndaha. Clarisse akaba ari aha, uriya muvandimwe akaba ari aha, Spiri akaba ari hano mureba, nawe yitanze, n'uriya nawe akaba yitanze, n'abandi bakaba bazaza cyangwa baranaje. Ni igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba. Ubuntu bwe rero nubwo bwatugeza abo turi bo.
ndagira ngo nature umugisha muri uyu muryango, mahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane, nimubona ntavuga imitima ibiganira. Mungu wanjye ntiwishimye? Ndabizi wari warambuze, ariko nagira ngo nkwereke ko mpari. Ndi umubyeyi, ndabizirikana. Ndindi jambo navuze, ntabwo ndi umubyeyi utererana abana, ndi umubyeyi uzirikana abana, kandi icyo ntabahaye burya ntacyo mbafite. Reka dusenge. Hose habera heza, inshuti zibana, zirakundana neza, zibanye na Yesu, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Mana, turagushimiye. Haleluya. Uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze, niko John yatubwiye mu ndirimbo ye. Kandi mu bintu byose tunyuramo dufite amakuru ko bisoza harimo ishimwe ryawe, yaba ibyiza cyangwa ibibi. Turagushimiye ko urukundo rwawe ruzahoraho iteka ryose, kandi igihe cyose ruzanesha. Ndagushimiye kubw'umuryango wa Valence, ndagushimiye ko ubarinze, ndagushimiye ko imigambi bafitiye ari myiza. Papa, twebwe tuhari nk'abana b'abantu, ndakwinginze kugira ngo wowe habe nk'Imana. Cyubahiro ni icyawe. Tuzi neza ko nyuma yaho hari amashimwe. Hari umukobwa Valence abwiye bataziranye, hari umusore wumvishe iyi message ntibaziranye, hari umugore n'umugabo babyumvise, hari umusaza n'umukecuru bumvishe, hari umwana mutoya wumvise. Kandi nzi ko hirya yo kumva Mwuka Wera arabafasha bakumvira. Imbabazi zawe zirabafasha bumvire, buntu bwawe burabafasha bumvire. Uyu nguyu ndabizi neza ko akwiriye neza, akwiriye kugirirwa neza. Komeze kubana nawe muri byose, komeze kumufasha. Tubikoze nk'abantu, ibisigaye ni iby'Imana. Urakoze, turagushimiye muri byose. Duhagurutse tugenda ujyane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tuzongere duhure nanone. Amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Burya no kubona imodoka ihaguruka ikaza kudusura, ikinjira hano mu nzu abantu bameze nkamwe, muba muduhesheje icyubahiro gikomeye. Haleluya. Ni mbega muri make turagenda aho tugeze tugakandagira. Haleluya. Mbega imodoka iparitse ahari yitije kwa Valence, ni ukuri ibona ko abantu dushyigikiwe. N'izindi nyinshi zibe zibyumva zizaparike. Valence atuye Nyamirambo kurya nyuma. Imana n'ukuri komeze yabw'icyo. Mujye muzana imodoka mu musuri, ibageze amahoro kandi ukomeze kubaha imbaraga n'ubushobozi. Murakoze. Gira neza wigendere, urukundo ruruta byose kandi ruzatsinda iteka. Amina. Amen.